iki kofi kibazo bimwe babwiraga bisubiramo na papa wawe yumva papa ikintu gitumye njye bicaza hano abizi nanjye sinkeba umusore mfite umugore hano mu rugo kandi gutunga umugore biragoye kandi murabizi nanone nta kazi mfite rero hari utuntu umugore ari kujya ambwira dukeneye ubushobozi iyo nka buri kintu nyine ukuntu nabigenza nk'ubu mumaze iminsi igera kuri ine muteka umuceri gusa imboga ziganjemo ibishyimbo n'intoryi yabirya akaruka komeza ariko tegera umwana amatwi none se guseka niwo muti wimuseka reka twumve umwana ibiryo yabirya nkabona nyine araye nabi ikindi nanone ari kunsaba ugiye kumuzana capati ugiye kumuzana uturaha ngomba kuyizana nyine kutajyayo se hano dukora capati nyine mureke mwumve ikibazo ngiye mfite oya hano uri kubona hano hari pani ikora capati nitwe dufite ikibazo cyangwa n'umugore wawe ufite ikibazo nawe nanjye nyine mfite ikibazo kandi nyine nk'ababyeyi ndagira ngo mumfashe murabizi nta kazi mfite naho mfite muranibirwa hano ndangije ishuri vuba urumva ndangije ishuri vuba ahantu hose na depoje nta kazi ntibaramamagara rero icyo nshaka nyine ibintu mwabikoze Ndikona abivuze uri gutegeka icyo nshaka mbese twabaye abana babaye papa icyo nasabaga mugerageze usaba arategeka oya ndi kubasaba rwose ariko naragenze mana ishobora aho basabiriza naguhaze oya papa ndi kubigenga noneho mu cyumva oya muceceke byebura mugerageze mujye muhindura akeneye igitoki kimi dodo n'uturagara akeneye igitoki kirimo utudodo n'uturagara erega buriya ibi reka tumwumva umwana amaze kukungera reka tumwumva arababaye wagiye gutinyuka kumanika amaguru y'umukozi utazi ibyo uzirengera ibyo ari byo wabaye umugabo kofi ndi umugabo nyine umena amazi reka twumve igitekerezo isoni wankojeje kuri uyu musore nakwemeze reka twumve igitekerezo cye hanyuma komeza uvuge papa rero hano turarya pe nta kibazo n'inkono turasangira ntacyo ariko mugerageze mujye muhindura indyo mumenye ko harimo umubyeyi utwite koko noneho mushyire utuntu tw'intungamubiri none ikindi nanone nguriza 30 njye mbona uko nifashisha nguru utwo turaha nguru izo biscuit nguru utunatsaba nijoro sinakubwiye njye nza kumwaka igiceri cy'amafaranga 500 cyangwa amafaranga 500 ubwo ngusubize njye ntabwo ndavuga inyuma yuko papa wamara kuvuga babarira papa kofi uri umugabo twaguhaye inzu ikunanira kuyubaka papa arayujuje arayubatse kucyo wamenye ubwenge bwo gutera inda utara ko ndahiye mashini naradepete sindabona akazi reka kunkora mu mboni uri umugabo ahaje ubwanwa buba bwavuye ahaje ubwanwa buba bwagiye genda umwanzuro mfashe nta nubwo guhera uyu munsi kofi we n'umugore barongera kundirira ibiryo mazanye umukozi umuha inkono ye ni umuhungu wawe turamutekesha umva mbabwire kofi twagaragaje ubusambo bw'iki ngaho yamuhe imana tutegeka dukundane kandi ariko urumva yego ariko wa Mungu hari ibintu twakurihiye urumva urigura rangiza ntabwo twanaguhigira n'akazi
aduhemba kurongora umukozi amafaranga ntayo dufise ntago ngi nize mbasaba kunshakira akazi amafaranga ni deni ngusabye sibyo nta kazi mfite nzakwishyura rebiriya 30 ariko mama 30 ni urugo ubonse ko mudutunze we ntago bizi kandi iki nanone kiri kungora kiriya gikoma cy'akawunga muri guteka ntago ari igikoma cyo mu Kofi mwagerageza kuvangamo n'amasaka uje guhindura ubuzima bwacu mugashyiramo ingano ubuzima bugomba guhinduka Kofi nungutse ikindi kintu kimwe ibyo Kofi ari kuvuga ni ukuri nungo urayamuha ndayamuha urayamuha ariko umuntu utwite ukomeza kumugira ariko ubundi ufata inkono yawe mama rwose urakoze amafaranga rwose ndakira umva hari utuntu yamuhe nanjye kwa kane zajya mu isoko zazana amasafuriya byose abana tubahe yabo oya mu inkono yanjye ntagari oya ariko kuri umwana nigishije guteka papa wawe ngutwite yarantekera usibye ibyubu papa wawe yamfataga neza nayiga gufata neza umugore wawe umutekere jewe ikintu cakanga amafaranga mu bitekerezo mu yame nimutayama uyu mukobwa musigara ndamwe mu mutunga na telefone ndawe ntabwo nyene ngenza songa umugore gukene mugara gute mu amafaranga yifashije nimutayama yewe bega ikihombo cy'ikirumbo baba we yewe we kidukoze isoni Kofi Kofi oya naya makosa nkazinzitse ko bisagira ubikanye nani yaje utabona niyo yaje reka ndekura ibyo bitambuki ariko basi ndabona bakamuyimisha kukopa igihombo none se akazangira kakuzanye hose rero tunari base twasuje matamu wanjye ntahari yagiye kwa muganga cyane se bakana gatenge nabuze ariko yarambaye akose yakubujije iki none se yambe ngo nambona nagufunga saa 9 reka buri uzamenyere bamabujana ni babiri basabuza ni babiri kuko hano turi umuryango umwe urumva ariko wumenda no ubwirwa n'icyo amafaranga aturuka ako mbona ari umuntu n'uranye wowe mesi iki gitenge ndetse n'ipantaro uze ko mabuja yambujije ugasanga ndi kwifana itanyiruka akurukana ariko akurukana ibiki nyirukanye kandi mesera ubundi ntuzongere akira kandi ibintu byo gutangira gusuzugura hano ntago ari byo soko mabuja yambujije rega amategeko y'umumabuja ngomba kuyagendera ariko ibyo ni bicyo urimo uvuga wemeza hano hari urugo rumwe akumvishije uri kumbwira ngo mesere ugasanga nyifite wowe yimese noneho mubwire ko naguhaye imyenda uvuge ko udashaka kuyimesa hano ni mu rugo rumwe urumva njye ndi boss wawe uranyumva kandi n'umugore wanjye nawe ni nyokobuja kimwe nk'uko na mama ari nyokobuja na papa akaba ari sobuja ikibazo kirimo aho ngaho ni iki mabuja yarambwiye ngo niwumemba ese kuri kunzana imyenda kandi bamwe ngufite umugore yamaze mfite umugore se ntabwo uramubona igihe umazanga ntabwo bizi ko mufite none ikindi kibazo ufite ni iki yarambwiye ngageza gufurira ndavuze ngo mfurira nyine